Bavandimwe nshuti nkunda ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, bahaye ikaze. Ndabishimiye cyane mwese. Ni Pr Ntwarane Anastase, umushumba w'itorero rya Assemblée de Dieu Nyakarambi. Bahaye ikaze rero kuri channel yacu ya Face TV. Nshimira by'umwihariko mwebwe mwamaze gukora subscribe, mwebwe mukora share, mwebwe muduha like ndetse mukagira na comment mutanga ku byigisho ducisha kuri channel yacu. Imana ibahe umugisha rero mwinshi, ndabasabiye rwose, kandi Imana ibagire neza. Imana ibagenderere uyu mwaka turimo dusoza. Imana izabaye kusoza neza no gutangira undi neza, mukomeze kubona ubutsinzi bw'Imana. Reka dusenge dukomeze ijambo ry'Imana. Mana, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, ndagushima kubw'uyuhisemo kugira ngo wumve ijambo ryawe. Muhe umugisha, mugire neza, ubwiza bwawe bubane nawe mu izina rya Yesu Umwami wacu, amena. Rero tugiye gukomeza inyigisho yacu ivuga ku muntu w'ingenzi, ku muntu umwe w'ingenzi, ku muntu umwe w'ingenzi. Ubushize twabonye ko Imana itaremye abantu, ahubwo yaremye umuntu. Noneho Imana ikura abantu mu muntu. Rero n'uyu munsi Imana niko igikora. Twabonye ko Imana idakorana n'abantu, ikorana n'umuntu. Imana ikorana n'umuntu, ntabwo ikorana n'abantu, ikorana n'umuntu. Nta nubwo Imana ihamagara abantu, umuhamagaro wayo ihamagara umuntu ikamukoresha mu bantu. Rero mu buzima, mu mibereho yacu, mu buzima bwacu, igihe cyose nk'umuntu aba akeneye Imana, umuntu aba akeneye Imana, ariko nanone uba ukeneye umuntu, uba ukeneye umuntu. Uwo muntu Imana iba yarakuremeye kugira ngo ahagararane nawe, ashobore gukora ibyo yaremewe gukora ku buzima bwawe. Rero ntabwo ari abantu bose ukeneye, ahubwo ukeneye umuntu. Ntabwo ukeneye abantu, ukeneye umuntu. Mbere ya byose birumvikana ukeneye Imana, ariko Imana nanone uzayibona biciye mu muntu. Rero ukeneye umuntu. Tugiye gukomeza rero, twari twagarukiye mu gitabo cya Samweli. Twagiye tureba ukuntu kuva mu itangiriro Imana yagiye ikorana n'umuntu, kandi nanone umuntu yagiye aba igisubizo ku bandi, ariko nanone umuntu aba mubi ku bandi. Nta nubwo abantu rero bazakubera babi. Buriya abantu ntabwo bakubera babi, umuntu akubera umuntu. Umuntu akubera umuntu. Utamuzi aramubwirwa. Umuntu akubera umuntu. Ariko abantu ntabwo ari abantu, ahubwo ni umuntu. Umuntu akubera umuntu mwiza, umuntu akubera umuntu mubi, umuntu akubera umuntu w'igisubizo, cyangwa akakubera ibibazo. Umuntu ukeneye abantu, ukeneye umuntu. Twarayibonye mu gihe cyo kuremwa, Imana yaremye Adamu, yaremye umuntu. Mu gihe cy'icyaha ni umuntu wacumuye, si abana. Twarakomeje kubibona, tureba Imana itoranya Aburahamu, yatoranije umuntu, itoranya Aburahamu. Twarakomeje kugeza kuri Samweli. Tubona ko mu rugo rwa Eli yakuyemo Samweli. Nyamara hari harimo abana, ariko yabonyemo umuntu, yabonyemo umwana. Muri Ezekiyeli 22 niwo murongo mukuru turiho tugenderaho. Umurongo wa 30 uravuga ngo, kandi nashatse umuntu muri bo wasa n'inkiki, ngo ahagarare imbere yanjye mu cyuho, ahagararire igihugu kugira ngo ntakirimbura, ariko ntawe nabonye. Ayo magambo arakomeye cyane. Nashatse umuntu, ntabwo ari nashatse abantu. N'uyu munsi Imana irimo irashaka umuntu. Imana irimo irashaka umuntu ngo wahagarara mu cyuho, wahagarara mu nkiki, agasa n'ihiki. Umuntu rero asenya umuryango, umuntu asenya itorero. Umuntu umwe agira abandi babi. Yica itorero, yica komite, yica inzego, yica itorero, akaryona umuntu. Ariko nanone umuntu undi umwe
aba igisubizo, akubaka inkike, ahagarara mu cyuho umuntu rero Imana yabonye, umuntu Imana yamaze kubona koko akayemerera, agahagarara mu cyuho, imuhindura igisubizo mu itorero, mu muryango, muri kominote, ahakorera, mu gihugu. Kandi nanone umuntu uriya abantu si bo basenya igihugu, umuntu n'ugisenya aba ari umwe, akinfluencinga abandi cyangwa se akigarurira abandi ibitekerezo bye. Ni ukuvuga ngo rero umuntu hano iyo dukomeje kureba mu gitabo cya mbere cya Samweli, tubona mu nzu ya Yese Imana ibonamo umuntu. Yese yari afite abana benshi, ariko Imana ntabwo yohereje Samweli gutoranya kwa Yese ngo atoranye abana, yamutumye ngo atoranye umwana umwe gusa. Harimo umwe mu bana ba Yese, mu gitsina cya Yesayi harimo umwe. Ntabwo ari Shama, ntabwo ari Eliyabu, ntabwo ari Aminadabu, oya, harimo umwe. Ise wa Dawudi yabanje kuzana abana, ariko ntabwo ari bo Imana yashakaga. Imana ibwira Samweli ngo nabagaye, sindeba nk'abantu. Rero harimo umwe Imana yararemye, imuremera ko umwana uzasimbura Sawuli, uri Dawudi. Dawudi yari umwe. Rero igihe cyose haba hari umuntu umwe mu nzu ya Yesayi, harimo umwe. Yaba ari wowe nawe mu nzu y'iwanyu, yaba ari wowe nawe mu itorero ryawe, yaba ari wowe muri kominote aho uba, ntiyaba ari wowe waba igisubizo. Haranira ko niba ari wowe uhagarare mu izamu yawe, uhagarare mu izamu ryawe, uhagarare mu cyuho usa n'inkike. Umuntu rero iyo ukomeje ukareba no mu bana ba Dawudi, harimo umwana umwe. Yari afite abana benshi, ariko bamubera ibirumbo. Witwa Munoni afata mushiki we ku ngufu, witwa Abusalomo yica murumuna we Amunoni. Afite abana badatunganye. Witwa Adoniya yigira umwami, ariyimika, yisiga amavuta. Murumva? Ariko harimo umwana Salomo, harimo umuntu umwe. Yari harimo abarimo no mu bana ba Sawuli harimo umuntu, harimo Yonatani. Ntabwo urugo rwa Sawuli rwose rwangaga Yonatani, rwangaga Dawudi, oya, harimo umuntu. Harimo Imana yaratoranirije Dawudi kumubera umuntu kwa Sawuli. Nawe rero harimo Imana igutoraniriza kwa Sawuli ngakubera umuntu, ngakubera Yonatani, akuburire, akugira inama, ahagarare mu cyuho asa n'iki. Rero mu bana ba Dawudi, Salomo niwe wamubereye umuntu, yamubereye umwana mu bana be bose. Ari nayo mpamvu ari nawe warazwe ingoma. Kandi igihugu cye muri icyo gihe cye cyagize umugisha utangaje. Umuntu mu gihe cya Namani yari arwaye ibibembe, ntabwo yari akeneye abakobwa benshi yagombaga kunyaga muri Isirayeli. Umwe gusa, akana k'agakobwa yatwaye, kamubereye agakobwa, kamubereye akana koko. Agatwara ari akagaragu, agatwara ari akaja, aragatwara ngo kamufashe. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo nisegura aho ngaho, nta mukobwa w'umugaragu, abakobwa cyangwa abagore bababaje. Rero yaragatwaye ngo kabakaja mu nzu ye. Ako gakobwa rero kamubereye, kuko niho Imana yaciye kuri we kugira ngo ibibembe yari arwaye yambariragaho
inyota ze yambariragaho, inyenyeri ze yambariragaho, amagrade ye y'ubujenerali bwe, ariko akambarira ku bibembe. Uwo mwana umwe gusa yamubereye umuntu, amugira inama avuga ati muri Isirayeli hari umuhanuzi umusanze yagukiza ibyo bibembe. Kandi koko aragenda, bya Namani murabizi ukuntu yakize, yamubereye umuntu. Tugiye mu gihe cy'i Babuloni, igihe batwaraga abana b'Abayuda b'abanyabwenge bakabatwara i Babuloni mu Bakaludaya, muri abo bana bari batwaye tubonamo intoranwa enye zirimo Danieli, Meshaki, Abedenego na Seduraka. Bariya bose nubwo bari bane, harimo n'abandi batavuzwe, ariko harimo umuntu, harimo umwe, harimo Danieli n'abariya ba Seduraka, Meshaki na Abedenego. Ubwiza bari bafite, imbaraga bari bafite n'ubwenge. Hari modo wabo yari Danieli, niwe wari icyitegererezo cyabo, niwe bagenderagaho. Danieli yabaye mu banyazwe bose, bakuwe mu Bayuda, yabaye yamamaje Imana ya Isirayeli mu Bakaludaya. Imana imukoresha imirimo ikomeye cyane, aba igisubizo, ahagarara mu mwanya, akorera muri leta zigeze kuri 3 ndetse hafi enye. Akorana na Nebukadineza, akorana na Berushaza, akorana na Dariyo. Ubwo bwami bwose yabayemo minisitiri ukomeye, minisitiri w'intebe. Yari umuntu ukomeye cyane, ariko ayo mavuta arayakura he? Nuko yari umuntu yemeye kuba umuntu, yemeye guhagarara mu cyuho, yemeye kuba uw'Imana yamugeneye kuba we. Iyo dukomeje tukareba, tubona Nehemiya nawe aba igisubizo i Yerusalemu mu gihe abantu bari baratahutse. Bakubaka urusengero, ni byiza, ariko muri Isirayeli hari abagabo benshi, hari Abayuda benshi, yewe hari harimo n'abatambyi. Nyamara inkike zari zarabaye imisaka, hari ibyuho, hari ibibazo. Inkike zari zarahiye, byari amatongo. Kugeza ubwo Nehemiya yakiriye iyo nkuru y'ukuntu i Yerusalemu hameze, habaye amatongo. Amaze kumva iyo nkuru, byamusabye guhaguruka. Ntabwo ari ba Nehemiya 5, Nehemiya umwe aragenda. Ageze i Yerusalemu akora umurimo, ahamagara abagabo benshi, ahamagara imiryango y'Abisirayeli, ahamagara abatambyi, ahamagara abayobozi, abereka ukuntu igihugu cyabo, abereka ukuntu babujije ishyano rwose, bari mu gisuzuguriro. Inkike zabaye amatongo. Ni Nehemiya umwe. Ntabwo hakenewe ba Nehemiya 5, ntabwo hakenewe ba Danieli 5, ntabwo hakenewe ba Dawudi 5. Nehemiya umwe. Imana ntabwo ishaka ba Nehemiya 5, Nehemiya umwe. Kandi n'uwamuhanganye, nubwo tubona ba Tobiya, tukabona na ba Geshemu, ariko uwari ubahagarariye buriya ni Sanibalati, nawe yari umwe. Ububi bwe, ubugome bwe bwo gutuma, bwo kurwanya Nehemiya, nibwo bwageraga no kuri bariya abandi ba Geshemu, bari Abarabu n'abandi. Sanibalati nawe umwe. Ntabwo rero ukeneye ba Sanibalati benshi bo kukurwanya. Sanibalati umwe, hari Sanibalati umwe ushobora guhagurukira itorero, ushobora guhagurukira umurimo wawe, umuhamagaro wawe, ibyo ukora. Sanibalati umwe. Yego iruhande rwe hari Geshemu, iruhande rwe hari Tobiya, iruhande rwe hari Abarabu, iruhande rwe hari n'abandi, ariko ni Sanibalati umwe. Rero inshuti yanjye, ndakwifuriza kuba umutsinzi, ndakwifuriza nawe kuba uwo muntu umwe w'igisubizo, utari Sanibalati. Utari Sanibalati, ukaba igisubizo, kubaka aho gusenya.
iyo dukomeje tukagenda tubona na Ezra yari umwe Imana yakoresheje kugira ngo azane abantu bari mu bunyage kandi ari igisubizo mu kubaka ubwoko bw'Abisirayeli bwari bwaramaze gutahuka mu kubaka ijambo ry'Imana, kuko yarirunduriye mu mategeko y'Imana no mu ijambo ry'Imana, ntabwo ari bazire batanu. Rero nshuti yanjye, dukeneye ko twaba umuntu mwiza, umuntu w'igisubizo, umuntu uhagarara mu cyuho, umuntu wa wundi utagira umusimbura. Wowe wagenewe kuba, hari icyo wagenewe kuba cyo, nta wundi uzakubera cyo. Hari uwo wagenewe kuba we, nta wundi uzakubera we. Hari izina wagenewe kugira, nta wundi uzakwitirirwa iryo zina. Niba ari wowe Dawudi, ube Dawudi. Niba ari wowe Eliya, ube Eliya. Niba ari wowe Elisa, ube Elisa. Niba ari wowe Nehemiya, ube Nehemiya. Niba ari wowe Ezra, ba Ezra. Nta wundi wakubera. Ugomba kuba we. Haranira kuba wowe. Ukeneye umuntu, ukeneye nawe kuba umuntu. Imana ibafashe. Tuzakomeza utaha tureba mu isezerano rishya, tureba nanone ukuntu Imana igenda ishaka umuntu, kandi umuntu umwe yagiye aba igisubizo, ahandi umuntu umwe akaba ikibazo. Ntuzacikwe isomo ry'ubutaha. Imana ibahe umugisha, mbasabiye umugisha, ube umuntu kandi Imana iguhe umuntu.